naho karibu kabisa. Cheers. Congratulations sis. Karibu rwose. Makazi. Arakonje kameze neza. Twishimiye kukwakirira mu rugo rwacu rero. Karibu urisanga. Byiza mwakoze. Wabaye umuntu w'umugabo wa? Sisi tangira mu ipiviye gusa. Arizi ko ari wo. Nanjye natunguye. Niko. Uri kuhagera muri gukora muri za minisiteri. Iyo za Kigali. Kandi narabiketse. Naravuze ni wa mukobwa we uriya mutipe nabonye kwasa nkaho ndi twagize twahuye twafashije. Ntiyambwiza ukuri none reba. Byari surprise rero ramo. Arya ngo uratwite. Ndatwite baby. Inda yanjye. Inda yawe sherisho bise. Inda yawe. Okay. Abeshye rwose. Mugane tane. Mama wamwibuka gase? Ndamubonye mbona akasura gusa yabaye mwiza. Narabyibushye yewe ntawe utamukunda. Ndabona rwose. Kasi no kwambara n'amasaha ibintu byarakaje. Kobwa bw'iki gihe bwabaye bute? Oya ntabwo byumvikana. Sheri ugeze naho garuka please ugeze naho kunkubita. Uzabeshya abandi. Je ntuzanyobereho ntabwo kumukoneye. Nubeshya si. Urabyumva? Wajyaga kwita. Wongera ugaruke. Garuka hano gato. Soma ufite. Kubukobwa nkamwe buba buciriritse. Iyo nda ni yanjye ngewe ubashaka kwihagararaho. Yesu cyo kuri kugaragara ku isura njyana n'umutima wanyu kumeza. Naho rero kasitari wowe ni sawa ubwo nkeka ko mushiki wanjye Ndi musanyifu. naze botyo ngandi musanyifu dara. Dwatunga kikton tamanyurugana nemana. Sanano mwanya. Ngenda naye naze botyo ngandi musanyifu wanga gori cari wange. Sicyeco ariko uzamufata neza ubwo niyo mpamvu nishimye nanjye. None sama ko Imeze neza. Nsawa kibazo. Ndabona wambaye neza. Ni bisanzwe ariko ni ingeso. Urasa neza cyane. Urakoze cyane. Hanyuma se ndamakuru. Sawa sheri. Imeze ute wowe? Ya nanjye nari meze neza. Ura ntacyo baye. Ariko shisho. Ndakumva. Urabona ko none miliyoni yakoze. Miliyoni ntabwo ari ikintu. Miliyoni. Ese urabona nasa neza. Yose neza vraiment. Franchement. Nyine rero. Ariko nyine hagataho. Hari akabazo nari mfite numva nshaka gukemura kandi byihutirwa. Gasaba amafaranga se? Rwose twakwishimiye wantangaje cyane. Ntuzi ukora ahangaha nyuma za kujya mu by'ingurube rwose turakwishimiye nk'umukwe wacu nkunda umusore uzi gukora. Ibigaragara rero wakuye amaboko mu mufuka. Burya cyagiye sinari buzakwakire na hano rwose nk'umukwe wanjye. Ariko nishimiye ko wakuye amaboko mu mufuka uzi gukora. Rwose bigaragara uri umusore mwiza ukwiye igishongero cy'umukobwa wanjye. Uti ukeneye udufaranga. Ntabwo ari udufaranga nkeneye amafaranga. Hanjye ni udufaranga ariko abona ka miliyoni utari byaje umusaruro se. Ukeneye angahe rero cyo mbwira ikibazo ni kibi. Yo kibazo mfite rero nkeneye nka 500. Amafaranga 500 ibihumbi 500. Ibihumbi 500 shiri. Ibihumbi 500. Ngewe uko mbibona yarakoze amafaranga araboneka. Biragaragara rwose. Kandi abana niba bakundanye mami bareke. Akira. Tubihere n'amashyi. Tubihere amashyi rwose. Sinkubeshye. Ako kantu ni sawa. Cheers. Naho
gu karame turishimye nakoze turishimye turakwakiriye muri famiye mu byubahiro byanyu babyeyi. Impamvu nyine nari nkubwiye ko nyine aya mafaranga hari umusore twiganye ni umushuti wanjye cyane afite ubukwe ariko muri uku kugira ubukwe ko nyine ni umuntu w'imbabare mama we yarapfuye ntabwo nagiye kumusura kuko twari turi ku ishuri urabizi ubuzima bwo ku ishuri ikindi kandi papa we nawe ubwe ntabwo azi yaba ni umuntu w'inzererezi aho ngaho yarabataye abatabakira abana batoya we na mushiki we rwose icyubahiro nubwo ari icy'Imana ariko nawe nk'umukwe gisaguka ku mana ukigira sibyo agikoresha uramuzi Tony yarubaha ni umwana mwiza kandi n'urukundo ararukweretse yagusanze ahantu habi atari heza ndabona rwose njye ndabikunze ndabyishimiye kabisa rero numvaga nshaka kumufasha ngo papa we ni inzererezi nta mupapa w'inzererezi kare ahubwo ubwo umugabo yapfujije umugore abana arabata ajya kwishakira undi mugore wo kubana nawe ko nta mupapa w'inzererezi ubaho. murakoze cyane nanjye ndishimye kubona ngeze mu muryango nkabona mama nkabona grafrere nkabona umuntu wamfashije cyane by'umwihariko mukamo munyemereye gushyingiranwa na be wanjye ni ibintu by'igiciro kinini nzamwitaho ko bishoboka mbese azanyitaho nanjye nzamwitaho kandi tuzafashanya ku buryo tuzababera ibyishimo by'umuryango ntabwo tuzabatenguha ariko noneho nawe uranangaje ngo nta mpamvu yo kumva ko ngo nta mupapa ugomba kuba inzererezi none se ubu nge nyine uwo musore dushingiye ku ki sibyo rero wenda yababwiye amazina ni gugu muranzi mwangire neza ntabwo ari inyiturano ahubwo ni urukundo rwakoze ngira amahirwe tunahita dukundana ndamukunda nawe arankunda igihe kiragera rero ngo tubane Imana ibihe umugisha biranejeje ko n'ababyeyi nawe mfite ubwo guhinguka hano ariko rero fifi uyu ni mama wawe buriya yego ni mere none brada ubona ko wakwishimiye bivuze ko nshingiye ko mama wiwe nyine mama w'uwo musore akimara gupfa kuko ngo apfuye ejo bundi papa wabo ntabwo yigeze ahagera nta nubwo agiye gushyingura kuri mama wabo bana urumva rero umuntu utarahaye agaciro wenda n'abo bana ngo ajye gushingura gusa uwo mugabo wamwita itamwise inzererezi sawa bifata uko ushaka ahubwo nyibwirire ushaka ngahe ndishimye isanzwe rwose nta kibazo uricari wange niya nziza se tutabana ndi musanyu funyo ntewari cyama manyi wano no kunywamo ngatuyagare kare nakubwiye ko nshaka 500 yoza ukaba ugiye kuyatwerera umuhungu oya bitewe n'uburyo namubonye ko ari imbabare ari umuntu utifashije njye ku giti cyanjye numva nzamuhereza 200. reka niyo uzamuye 50 cyangwa se 30 oya uzamuye 50 ni byiza turakwakiriye turakwishimiye ariko burya ntabwo njye menya inkomoko yawe burya nkomeza kumva ngo uri gugu ibyo byose ako ni akazina ko mu bwana hari niyo mazina yanjye niyo mazina yawe nagize ngo ni akabyiniriro dore ko umukobwa wanjye azi gukundwa akaza azi gutetesha dore nawe uzamuteteshe rwose umukobwa wanjye aratetesha aratonesha ngo niko yabaye nuko yibereye ariko ubu nkibaza harya ubwo ababyeyi bawe mutuye hehe ni bande ubwo wanyibwira neza byimbitse
ndaguha 500 ariko uzamuye 50. Neke nyine wowe yamereze ngiye mfite ko nzabigenza ko n'ubundi ibibazo by'umuntu agomba gukemura ntabwo bijya bibura mfite uko nzabigenza we ugomba kumereza ibyo 500. Gushakira ndaguha zuba yoro nambwira ahubwo ngo ntibashaka no kurongora sazarongora. ariko se tukiri aho burya papa we yitwa nde mama wese we burya ninde burya iyo umuntu ashyingira ntabwo umugeni ari uwawe gusa umwana tuba tuguhaye aba ari uw'umuryango nawe rero ubuje ufite umuryango uruwo kwande papa wawe ninde yitwa nde uzuko ababyeyi bose babazi ko nta muntu watazi iki kibazo mwere icyo kibazo umwana umukwe ni umukwe w'umuryango kugira ngo ejo nujya wumva bavuga ngo aho ujishe igisabo ntuhatera ibuye se uwo ni umugani ejo utazaba uhanyura ku mubyeyi we muri cya kimodoka cyawe ukaba wamutera n'ibyondo nibyo se naka kanya kubimubaza bose twihuse mama rwose hano umugabo azi kwivuga natubwe ntabwo mbizi niwo bizi mbasha sheri uyu mwana mwiza burya reka burya bagira inkwi tugiye ibihiye nako abagira gaze turya ibihiye umva rero cyane cyiza ariko ndayaguha 500 ejo nzabanya afite yanzu yanjye nari kodesheje ejo uzanyishyura nzayaguha bivuze ngo amafaranga nzayabona ejo nzayaguha rwose nakwimikiza sheri nakwimikiza nta kibazo nta kibazo reka ngere mu rugo noneho rebe na wa muvandimwe wanjye ari gahunda twari dufitanye ejo 3 kuri telefone uzampamagare oya ntabwo ngomba kuguhamagara ni wowe ugomba kumpamagara umbwira ko amafaranga yabonye murakoze ntekereza ko ndabona ababwira ni mama cyane kuko mama yitwa Mukasine Adera papa we tumaze igihe kinini tutabana uretse ko mama yitabye Imana papa tumaze igihe kinini tutabana ariko njya numva ngo aba muri uyu mujyi wa Kigali sindagira amahirwe yo guhura nawe ariko yaratwanze yaradutaye tukiri bato mubara nk'umuntu udahari rero nkabara ko sheri wanjye ari we uzambera mama kamera na papa namwe mukambera ababyeyi kuko n'ababyeyi banyomba bara nkaho badahari impore ni mama nagutega amatwi nakumvise ntabwo ari umuntu ntabwo ahitamo aho atura ariko ntahitamo aho avuka ntabwo ahitamo n'abamubyara impore ni mama urahiriwe ubonye icyuzuzo cy'umutima urahiriwe rero urahiriwe njye ubusanzwe sinkunda kumva background story z'abantu nyine ukuntu bimeze igikwe cya gogo ntiwareba ibintu byashushe nyine urabizi ko yateye ivi ndabizi ikindi kandi yagiye waba w'umukobwa amwemereye umukobwa soza biteze yani so isafari safari ni nziza cyane abantu baye harashyushye urabona aje ndi umuzungu ora ku myako waranzaniye byatari good uyu yitwa ntakwibwira ni mukuru reka uyu nguyu ndamuzi ni Brian utudega twiza guhuriramo utudega turaziranye gake amadega ye ntagahinduka bahoraga bari kumuha weekend niyo muntu twiganye segonderi wariye weekend nyinshi already amaze gumpropose umukobwa ajya niwabo barabyemera urumva ubwo rero amatariki yo ni yayandi nta kintu kigomba guhinduka ahubwo se umva nkubwire seri yambwiye ko nyine yifuzaga ko wasohoka mu bakobwa babandi baba bamutwaje impano first time yambonye cyagiye yaje mu rugo bike yarakwishimiye ambwira ko nyine nazakubwira ukaba nawe wagira ute wamufasha mu bantu nyine bazamufasha mu bukwe bwe nawe ugasohokana n'abakobwa baba bafashe impano
Brian ni wa zamani ariko rero birumvikana no kumumenya kubera ko ngo yiganye na wambwe ngo yiganye na hafi ya primaire ni primaire ngo yiganye na hafi ya primary sinzi impamvu we mutiganye. Eka abangaba n'abana kuri ngefi abangaba bigaga inyuma yanjye njye nari hejuru cyane yabo. Sha abangaba se bari bakaze urumva twe twabonaga nyine bari mu mashuri hejuru zabo rwose yaniza ari umustar se nkuko ari umustar cyakoze nyine barabibonagamo nyine usibye ko ngo byarushijeho ariko n'ubundi imbere wabonaga amaraso aray'ubustar ngero kumitabi kerireka kwigora rwose gugu nabonye ari imfura uretse no kumwambarira n'intwererano ndayishaka cyo ngukundira rwose uhora uri kuri mu bintu byose rero umva buriya bukwe hagomba gushya numva hadashya nuko hatwika uracyarimo amwitabi se uyu nguyu yari kumwe ko na secondaire yibetaga tu asanga baramuhaga weekend avuye kugashaka ndamuzi bibetaga inyuma y'ama class bakamwera iyo ngiyo bagafima nyine tu umuntu akumirwa reka buriya nyine hari ukuntu warebaga ariko da ubu ngubu narigabanyije ntabwo ari nka kera niba yararetse itabi ko kubyanyabyo shaka umuntu w'umugabo kuko nabonaga muri primaire wari smart z'ubwenge vraiment nari proud yawe kabisa ubona nararetse kabisa debo bitese nsavuye ku ishuri ryari meze neza debo sava suzana abantu b'inshuti zanjye debo bite amakuru hano gukora n'udusatsi neza di usa neza ufite ubwoba bano abatinye se abani badutinye sibyo ngo tware mu rugo urashaka kubanana na zabo uri kumanana na zabo kubera abatinya abana b'abakobwa baratinye cyane tuzatwikorera mu nabonye nta kibazo cya umva ubukwe bwa gugu tugomba kuhaba koko nanjye ndahari cyane ikintu cyose nzagihagarika ku kantu rwose niko mwemerera aho twajyana ngo bishoboke debo nta kibazo genda buri mu nzu ndaje tuvugane niba mutegura icyayi turaje sibyo agapeti k'iwacu ni agasista kanjye kitwa Debora ko gaherereza ikiwacu ariko wajyana ni mwe mubana hano mu nzu wenyine wagira ngo abandi banyu nta muntu uri gukoma we n'umukozi bari mu rugo abandi bari ku ishuri umukecuru yagiye ku kazi niko tuba turi kumwe kavuye ku ishuri. Okay, uyu mutipe rero ari mu bantu bazanyambara bazamfasha muri coordination y'ubukwe bwanjye tuyanye secondaire ubwo mbese no mukorege wanjye kimwe n'abandi bose ndatekereza ubwo mwari musanzwe muziranye ndumva Imana kugenda ibikora Imana kugenda itanga umugisha mu bukwe bwanjye kubona za uyu nguyu sorry allo ndaje gatoya allo Keri uzi ko nago nakubwiye ariko ikibazo nari mfite igihe nakwakaga y'amafaranga mfite sister wanjye yarameze nabi ari mu bitaro igoma ashaka amafaranga baramubaze na mama bari baramukuye ku kazi ariko ikintu nari nshaka kukubwira aka kanya ni ikintu cyiza mama wanjye yasubiye ku kazi yambwiye ko après une semaine aza gusubiza amafaranga yawe ni kuri waradufashije na mama yarambwiye nzagushimira uri umwana mwiza cyane usablen ndabona gugu ahuze gatoya reka duhinduresheje gatoya hari akantu nshaka kwisabira gato komera ukuri mu Babylon man ko hari ibyiru nshaka kudukina hari akazi nshaka kuguha ukazi wagashobora cyane urabona ako kazi karimo amafaranga gutya nahita nkakora urabizi nyine gugu yari yarandangiye akazi muri company ariko nahita nyikatira karimo agatubutse ni vuba vuba nagutinza ubona amafaranga ni ataje shasiri irega nubwo wenda ubona ngo nkora ibintu bidakwiye rimwe na rimwe nyine ukantunganya ariko umutima wa kimuntu ndawufite ko nanjye mba numva hari abo nafasha nakorera buri kimwe muri ubwo bushobozi nyine ubona mfite Brian abo kazi abo gusa kuva ku kazi uriho ni akazi k'umuriro iminota 30 gusa ubundi nkakubita 300. ahubwo umva nkubwira ikintu
cyiza kuvana mama yarishimye akumva aranyishimiye bitewe n'igikorwa nakoze muri ibyo 300 tuzakuremo iryitano turi twerere gugu hanyuma then andi namwe muzabe nyine muri kuyifashisha mu gihe mama wawe ataramenyera akazi. Minota 30 yonyine. Ako kazi ahubwo mbwira ngo kameze gute mve hano na avance nyiriye rwose 300 uri seriye weho mbwira urumva cyakoze akazi ko kwica umuntu ko ntabwo nakabasha ariko ibindi biretse ariko se no kwica umuntu 300 ni menshi ariko aya mafaranga ni menshi. Ubwo se Kelly nshuti yanjye uriya nakubwira gute nagushimira gute nta birenze ariko pe kubera mama yari amaze iminsi adafite akazi yayo yarabonye yaravuze tuyakwishure uravuze ngo tuzayifashishe muzayifashe nyine mu gihe ataratangira guhembwa nimba aribwo ari gutangira akazi urumva biba binagoye cyane. Umva nukuri Imana igumugisha nukuri Imana igumugisha urakoze nawe urakoze gushima urakoze pe tuzahora n'umutima turakundana tunabana neza rero nta n'impamvu yo kudafashanya mu buzima bwa buri munsi. Umva Brian va mu mikino urimo urumva akazi gushakira naho kwica umuntu. Mutavuga kati uziko ariko tujya dukina nkabona mwafatiyeho mwese biragenda bite oya tuzajya tumwirira kati n'utajyaje mu rugo navuga ibiswahili bagakomeza mere ati saa 11 niko kuba bashaka saa 11 nahamagaye saa 12 n'igice mpamagaruye wowe ntabwo kandi wumva mpamagaye ukamusakuriza rero naraye kuri riti